Jenoside yabaye mfite imyaka 12 nabaga ku Kibuye cyahoze ari Gisovu kera. Niho Jenoside yabayemo. Ariko uru rugo runguru ubona aha akaba ari kwa mama, ariko umugabo akaba atari data. Urumva ko ni iwacu. Ubwo rero mu by'ukuri intambara imaze kurangira, aho mviriye ku Kibuye naraje mbanza kuba Kimisagara, aba bari barahunze batahaba, aho bahungukiye nza kujya kubiremera, vuye Remera nyuma nza kugaruka kuba hano mu rugo. Je kuba mu rugo ajya nganira na mama nkamubwira ntariko mukuru wanjye muri Gande Sieri wabaga ha ko mfite amakuru ko yishwe kandi akaba yaraguye amakuru nyafite, we ntabyo wabuze nka nyina umubyara. Akambwira ngo bamwicira farasheri ngo amara iminsi 3 atarapfa, ngo tinga ngo iraziratiura ngo irabajyana ngo ntabwo azawaje. bibaho. Urumva ni mubyeyi yakubwira gutyo nyine ntabwo wajya kumufuruza. Bibaho ariko bikanyanga munda. None nza kumujyana mu kabari kari hariya, turicara na mama wanjye turi kuganira. Ndamubaza uhambwije ukuri kubona tugiye kugera mu gihe cyo kwibuka nkamenya ahantu mukuru wanjye nyirizina yaguye. Arangije arambwira ngo reka mubwise ukuri, umukuru yaguye kuri bariyeri yabaga hano ku Mushumba Mwiza, ngo ajugunywa muri tuwarete yabaga. Ndumvise mama ayo makuru burya utera intebe hejuru ukamunywera igikoma hejuru umwicaye hejuru uzi ko umwana wawe ari hahari. Arangije arambwira ngo ntabwo nari kubivuga kuko bari kumfungira umugabo ngo kandi umwana yaragiye ngo nta kindi nari kubihinduraho. Amaze kubimbwira amakuru aho nyamenyeye bwite nyirizina bitanyashyikiriza inzego zibishinzwe. Nuko icyo gikorwa cyagenze. Amakuru bari baranze kuyatangaga bayatanze bitinze. Ikigaragara nuko ba nyir'urugo ahangaha babifitemo uruhare 100%. Gute? Impamvu mvuga yuko babifiteho uruhare, nta kuntu mu myaka 30 ishize abantu barara hejuru y'abandi. Icyo gihe ni irindi pfobya, niko jewe mbitekereza. Papa wanjye no ku Kibuye yarapfuye. Mama araza ashaka akingeneye Venana ariwe babanaga mwaya mazu. Uwo ntago ari papa. N'uwo mukuru wanjye nawe n'uwo ku Kibuye ntabwo uyu yarisi. Ariko uwo ngo mukuru wanjye yaguye aha agwa ku mugabo utarisi. Kandi agwa kuri bariyeri umugabo wa mama yabagaho. Na mama wabibona bizi. Abibona bizi. Bivuze ko urashinja umubyeyi wawe kugira. Ndamushinja ko yahisha amakuru. Yahisha amakuru y'umwana kugira ngo umwana adakurwa amashingurwe mu cyubahiro nk'abandi tujye tumwibuka nk'izindi nzira karengane zose. Ahubwo atsimbarara ku mugabo ngo badafunga umugabo. Ngiye bwaye ndamubaje se wikube cyo utatanze amakuru ngo nanze ko bafungira umugabo kandi umwana wanjye yaragiye atazagaruka. Ubutabera cyane nibwo bwaca ibi bintu byo byaceceka. Nibyo koko amakuru twahawe nuko mu gihe cya Gacaca havuzwe bariyeri yari iherereye hano mu mudugudu w'Indamutsa mu kagari ka Tetero. Hano hari bariyeri kandi yaguyeho n'abantu, havugwa bari bayiriho ndetse hakaba n'abantu bayiguyeho. Aya makuru bagendaga bavugwa barahamagazwaga kugira ngo batange amakuru nyayo nk'abantu bavugwaga ko bari kuri bariyeri, ariko bagahakana ntibavuge kuri nyako nk'abantu bari kuri bariyeri. Bamwe ndetse mu bagiye bagaragazwa muri Gacaca barakurikiranywe, baranafungwa, baza kugeza igihe baranafungurwa. Bisa rero nkaho tubuze amakuru afatika y'abantu baguye kuri iyo bariyeri. Uyu mwaka ushize twibuka ni nabwo hongeye hagaruka amakuru, ariko bakayavuga bayavugira ahantu hiherereye, bayahwihwisa batari ko Tetero mu Ndamutsa haba Cyonga kandi ishobora kuba cyarakuyemo abantu ntitubone ibimenyetso bifatika. Nyuma nibwo muri uyu mwaka aribwo twongeye kubona amakuru nanone asubira kuvuga ahantu hamwe muri uyu mudugudu tuyahawe n'umwe familiye wo mu rugo rw'ahangaha. Amaze kuyageza kuri komite yibuka y'akagari n'ubuyobozi bw'akagari, natwe baricara barayaganiraho bayitugezaho ku rwego rw'umurenge. Tunabasaba ko babishyira mu nyandiko bakaduha raporo yanditse, noneho bakanadushyiriramo amakuru nyayo n'abashoboye kuyatanga bakanayasinyira ibyo bavuze. Nyuma y'uko baduhaye iyo raporo twaricaye na komite yibuka y'umurenge ndetse na komite ya yibuka y'akagari tubiganiraho, nibwo twafashe umwanzuro ko
twandikira ubuyobozi budukuriye tukabaha raporo yaba ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa Ibuka, hanyuma tukanabamenyesha ko twifuza kuzakora umuganda aha hantu kugira ngo turebe koko aho ibyo byobo bivugwa niba n'iyo mibiri irimo. Nibyo rero byatugejeje kuri uyu munsi umuganda rusange, aho abaturage ba hano, inzego za Ibuka n'inzego z'ibanze habamo gukora umuganda kugira ngo turebe ibyo koko birimo imibiri. Murabyibonera rero ko amakuru yabaye impamo, imibiri yamaze kuboneka, tukirimo gushakisha n'indi ishobora kubirimo, kuko baravuga ko harakekwa ko hashobora kuba haragiye barashyizemo abantu hafi 15 bashobora kuba barenga. Yambwiye ko abantu biciwe kuri iyi bariyeri naho mukuru wanjye yaguye hano, yambwiye ko haguye, we yambwiye abantu 15 niwo mubare nzi, ibindi birengaho simbizi. Igihe byo mvuga nibyo twivuganiye, igihe mbona nkubone nk'umwana n'umubyeyi. Rero ntabwo byabaye nari mpari, nanjye nari umwisikape mpigwa, naragikunze. Ibyabaye ntabwo nari mpari, narahunze. Nasoma bagwira aho umwana wanjye yarapfuye awera furusheri ku gikontineri cyari gihariho bamwiciye. Umuntu arambwira ati uracyari hano, umuhungu wawe bamaze kumwica. Abyibwo sinagarutse hano. Oya ntabyo nigeze mubwira, nuko ashatse kumbeshyera zizi inzu yanjye kugira ngo nyambure inzu yanjye. Kugira ngo nyambure inzu yanjye ntabwo nigeze mubwira. Icyaha giteze ko umuntu ntabwo ugiye namenya kubisobanura. Icyaha wishinja ni ikihe mukecuru? Njye imbere y'Imana nta cyaha nishinja, n'Imana nta kishinja. Natwe nk'umuntu wese yakwibaza ku nshuro ya 29 abanyarwanda bibuka inzirakarengane z'abatutsi zishwe muri jenoside, ariko abantu bakabana n'ayo makuru bakayorosaho, bakabana nabyo. Urabona ko hagati y'imyobo iri, imyobo yari zari tuwarete, urabona ko nta na metero irimo, nta na santimetero 50 zirimo, kandi izi nzu ntizigeze zubakwa nyuma ya jenoside. Izi nzu zubatswe mbere ya jenoside, nta cyahindutse, uko hari hameze niko uyu munsi hari. Ugasanga rero abantu bahatuye, kuko hari umukecuru uhatuye, hari nyir'urugo. Uyu munsi twaha amakuru ko batandukanye, akaba atuye mu murenge wa Kigali kuri Yanze. Hari abaturage batuye hano, abenshi bari bahatuye ntibigeze batanga ayo makuru. Ikigaragara rero ni uko biradusaba gukomeza kwegera abaturage, biradusaba gukomeza kubaganiriza kugira ngo mu by'ukuri bashobore gutinyuka batubwire amakuru y'aho inzirakarengane zishwe aho bashyizwe, hanyuma dushobore kubashaka tubakura aho bashyizwe, tubashyingure mu cyubahiro. Turakomeza rero gusaba cyane abaturage batuye aha n'abari bahatuye bahimutse n'abahagendaga, kuko jenoside yabaye ku mugaragaro, abari kuri bariyeri bari bazwi, n'uyu munsi barahari muri sosiyete nyarwanda. Turasaba rero ko abaturage batinyuka bakaduha amakuru kugira ngo dushobore gusubiza agaciro abakambuwe, tubashyingura mu cyubahiro. Yewe rwose iki gikorwa gikozwe, yewe ndashimira inzego z'ubuyobozi kubona narazihaye amakuru, kandi amakuru nabahaye icyo gukora bakaba bagikoze. Icyo nsaba inzego z'ubuyobozi nuko batugejeje aha, ngewe nkigera aha ngaha nabatangiye mbabwira ko papa ariwe babanje kuhata. Nyuma yaho bahataye umukobwa wa Kimana Ruguru witwaga Mujawumukiza, yitwaga Nyiramushyushya, bahashyira umukobwa wa Rukiriza witwaga Jacqueline, bahashyira umudamu wigishaga irugero wanatwigisha witwaga Mukankima Dansira, ari umurezi warereye n'aba bose bamwiciye muri uyu mudugudu. Abana benshi niho bigaga, bahicira umugore wa Ntagengwa n'abana be, gusa umubare ntago mwibuka, ariko yari afite umuryango w'abana bagera hari nko muri 4 n'atari 3. Uwo mudamu yanabana mwicanye n'inda rwose yerera byo kubyara ari hafi, bahicira. Ni benshi cyane bahiciye cyane, kuko hari n'abandi baturukaga za Gitarama biciye ahanga, kuko batabura twabonaga amaranga muntu yabo niyo baturutse mu ntuza mu turere. Iyi simu rero yaha mureba ariho aho bashyize urwibutso n'amateka yaho, havuye abantu benshi cyane. Ndabyibuka baje kumvana mu rugo bavuga bati Ntagwabira yadufasha nk'umuntu wiciwe muri iyi simu akanarokoka, niwe uzi byinshi cyane byahangaha, kuko batabura aba bantu baha nari mpahari. Ntabwo biba byoroshye, nazaga ndi umuntu rusoka ndwana na rusoka, nkumva ndimo ndabihuza n'icyo gihe cya jenoside, n'ubundi nkabona n'ubundi ndimo ndongera ndapfa bwa kabiri, kandi twarabohojwe turi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ariko bwa bwoba ntibubure, kuko nari ngarutse hahandi muri Yamvu.
ubwo rero aha hantu bahavanye abantu benshi cyane ku buryo mva harengaga nk'abantu nka 60 reba kugira ngo ikinogo kimwe bagishyiremo abantu 60 ubwo ni iki ngiki ariko n'ibindi byose byabaga byuzuye ariko batabura umunsi kundi hano hazaga Daihatsu ya Rushyano umugabo w'inyamata witwaga Rushyano urawo uvukana na ba Karera na ba Karekezi igaparika ahangaha bakazamura imibiri yose ibice by'umuntu byose bakagenda babihuza imibare bakabara hanyuma rero ni ukuvuga ngo barataburuye buri abantu benshi bari mu rwibutso rwa Nyamata ariko impungenge mfite z'uyu munsi wa none hari bwo uvuga uti mu cyifuzo ntabwo ariko bose babataburuye babanje bafata iyi kushe ya hafi hamwe twabashaga kumenya dore ko hano twanahanyuraga bamwe banagihirita ntago bicaga ngo bahwanye bicaga urubozo dore ko nigeze no ku n'imanza zibaza za gacaca abantu baha bari bafite systeme yo guhangana n'umwe warokotse naba ntanga nk'ubuhamya bakaza nabangu yarabeshya ngo ntagwabira arabeshya ngo ko twebwe twicaga abantu abo bazutse guti bashaka kugira ngo barokoke ya trike yo kuvuga ngo tudakatirwa muri burundu bitewe n'iyicarubozo ariko biranga n'ubundi bibi by'ubusa ntaburana nanjye nk'umuntu w'umwana uhagaze mu kuri n'amaguru abiri nkavuga nti murabona ngewe sinzi n'iby'amategeko ngenda babwira iby'amaso yanjye yabonye n'amatwi yanjye yumvaga kumba haye urugero rw'isimu nge natawemo nkabereka abantu 5 nasizemo nta numwe nta murambo n'umwe urimo aba bantu barahinyuza hejuru y'iki ko narokotse n'abanyamategeko nabo bagahita babyuriraho bahagarariye abacitse ku icumu mu ndishyize abacitse ku icumu mu nyungu z'abacitse ku icumu ariko bakaba n'abahagarariye bariya bakoze jenoside urabizi aho harimo ihangana ariko nagira nkubwire ngo byageze hagati kuko birabafata ibimenyetso biraboneka kuko nari ntibereye nk'umuntu w'ibihamya ku mugaragaro nk'umuntu uharokotse nkavuga nti byonyine abo nasizemo abo ngabo twarivuganiye nkabaha ubuhamya bw'ibyo twavuganye uburyo bansezeyeho nzamuka ngo nzabara urupfu dupfuye ibyo byose ni ubuhamya bw'amagambo yabo bivugiraga niba bavuga ko bicaga bagahwanya abo ngabo kuki nabasizemo ari bazima ikindi yisimu yahangaha abantu birwaga barimo bahirita barimo bavugiramo abaha bajya kuva babanga ibyaha ngo birimo biradutera iseseme ngo urumva ibyo bintu birimo bihiritamo bitutombaniramo ngo mbiswa niyimurira inzira kugira nzajye mpora ncanga hanumva ababirirwa bavugiramo ubwo urumva byari bimaze kubacira urubanza banafite n'ubwoba hari bumvaga ko ari abantu bazima bazaza kubarwanya aha rero n'ahandi hameze nk'aha harimo abantu benshi pe impungenge rero twaje kugira ni uko hari ibinogo byaje gusigwa bakabasubiramo ari bazima urugero nk'iyo simu navuyemo abo bose nasizemo babatabiyemo ari bazima uwo mugabo wari urimo njinja we yaje kuvuga yuko isimu nyivuyemo niba yarazi kabwira bagira neza niba ari bya bindi by'umuntu ubaho ubuzima bwe bumurenza akavuga ati ni ugutayanjwa wenda nimbabwira hari izindi mpuwe zabamo muri bo sinzi we yarabivuze barangije bucya bakora umuganda uyu mudugudu waha wose bafata ibitiyo n'amasuka barasiba ba bantu 5 bose uyu munsi wa nonaha navuga ngo ntago abacu bose bamaze gutabururwa ngo bashyingurwe mu cyubahiro dore yuko abacukura ahangaha niyo babonye umuntu ntibaza ngo bamutangaze baravuga ati nitumutangaza barahagarika bya biromba aho nakuraga ifaranga rigire gute rihagarare kuko hari benshi batangiye gucukura harimo umugabo witwa Murekezi ndabyibuka icyo gihe babonye umubiri w'umuntu abarimo hasi barabivuga ariko arangije arababwira ati nimuhigike hirya ntimuzamure muramenye ayo makuru muyareka ariko yaranze aramenyekana burya ahantu hakoreye abantu benshi ntihabura n'umwe ugira akantu k'ubumuntu kaba ariko n'ubwo tushatse kuzibangatanya ibi bintu ni bibi aha amakuru barayatanze kandi uwo mubiri waje kuzamurwa ushyirwa hariya ku murenge wagiye mu rwibutso icyo rero nicyo turimo tubereka uyu munsi wa none aha iyo tubonye ziriya modoka ziza zikora za gatripurare zirimo zikora muvoma zizamura itaka ngo barashaka itini twebwe ntibitunezeza tuba tuvanga iyi saha n'ubundi baraza bagwe kuri we ya mibiri y'abacu ntibatange n'amakuru kandi nta gihe ubuyobozi butabaye umutima mwagiye mufasha aba bantu kugira ngo baruhure babuze ababo byo bariyakiriye ariko iyo mubashije kubona umubiri w'uwabo bakamushyingura hari ikintu biyakira kuruta kwa guhora baryama mu nzozi bavuga bati uwanjye ariko ubundi yaranapfuye ko ntigeze mbona n'umubiri we ngo mushyingure umuntu agahora banga wenda ngo yaba yarahungiye ari iriya hanze hehe gutya ugasanga nicyo kintu umuntu ahora afite kimuremerera uyu munsi wa none aha rero ubuvugizi twasabaga
nibareke gukomeza gushaka amabuye y'agaciro kurusha guha agaciro abantu bishwe muri jenoside. Nibadufasha ahubwo babanze barebe ibirombe byagiye bitabwa barimo basibanganya ibimenyetso, babanze batwereke imibiri y'abacu, ni nabwo n'ubumwe n'ubwiyunge buzanagerwaho nyabwo, kuko ubu ntabwo turabugeraho 100%. Ntabwo umuntu yaba arimo gukwepa uyu munsi wa none aha umuntu ngo ajye guhinga ajye ko nabona kubisa isuka ku mubiri wuwe, umuntu yaracecetse kandi wamuhashyize ahari ntiyigeze atanga amakuru ngo avuga ati nyamara nyatanze nta kosa naba nkoze, ahubwo nabangaragaje ukuri k'ubwiyunge ku banyarwanda. Ahubwo bagakomeza ukabona barabirenga hejuru, ugasanga barishakira inyungu kurusha za nzirakarengane zishwe, kugira ngo nibura imibiri yacu y'abacu igaragare tubashyingure. Ibi birombe cyo nkubwiye cyo hari ibigitabye, nk'ubwo ngiye isi mu bataye mwabo ngabo basibye, narahageze na n'uwo munsi agahinda karankurura, naryama nkabona mushiki wanjye ari muzima, hari n'igihe murota nkabona ari Nyamata hariya ari muzima anacumbitse, nkabibona ari muzima gutya ariko ababaye. Ibyo rero ni handi hankurura muri sanse nkamubona n'ubundi, kuko ntigize mbona ashyingurwa, ntigize mbona bamutabura ngo mubone mu nzibutso, nkuko tugeza muri iki gihe cyo kwibuka tukajya kubareba hariya mu nzibutso. Niyo mpamvu uyu munsi wa none aha rero nibadufashe tubanze tubone kwicara twiyakire, tumenye ngo tubonye aho abacu bari, tuzajya tugira igihe cyo kubibuka, twumve ko hari icyo bidufashije, turuhure ubwonko n'umutima, kuko ibyo byose birakiranyana, ugasanga muri twebwe ari mu mikorere ntidukora twishimye, ntidukora dufite icyerekezo, kuko tuvuga tuti uyu munsi wa none aha ndi jyenyine, ndi nyakamwe. Ibyo byose bikagenda bisa nkaho bigutsikamira. Aha haguye abantu benshi, cyangwa umwobo ntubonye. Aha hari uburyo bwiza bwo kutabangamirwa n'imirambo y'abatutsi bashakaga kwica. Niyo yabaga bamukuye Nyiramaturu nk'uko Rukundo yahoze abivuga, bamuzanaga abaturukaga za Rulindo, abaturukaga za Gicaca, bose ikusanyirizo niri. Si ukuvuga ngo n'uyu mwobo bashyiraga mu mwobo ukuzura, bakongera bagashyira mu wundi ukuzura, bakongera bagashyira mu wundi ukuzura. Hariho n'umugore nigeze kuza, ngeze hariya mubajije hamwe, arambwira ngo nta byazi rwose, ngo yararwaye ikibyimba mu maguru. Ntibaze se ubwo yashakaga ntamubaza ngo n'inkovu yari iri ahangaha. Umuntu ibintu mpera ko ndarekera ndaceceka, ariko amakuru yambwiraga nyine uko bagiye babica urumozo, kuko bamwe bagasimbukiramwo batarapfa, birangira bityo abantu bashira batyo. Ibi birombe birimo abantu benshi batagaragaye, nubwo ahangaha nuko mbese ni nk'imyobo nk'itatu cyangwa 4 berekanye, ariko handi hepfo iyo ngiyo hose turi hepfo hariya amaraso n'ubu hashize vuba ahangaha. Hari ahantu bari bariciye abantu amaraso, babona wagira ngo ni irangi. Urumva n'imvura yagwa ntiyakureho. Urumva uwo muntu ntabwo bamwiciraga hariya ngo baze kumwikorera, bamuzanye mu mwoba, bamunagaga hepfo hariya, kandi iyo hepfo hariya ntabwo tugeze tuyijyamo. Ubwo rero ikiriho ni uko aha hantu haracyarimo abantu, ariko ntabwo dushobora kumenya ngo babaherera. Ngira ngo namwe murabona uko bahabirindura. Uyu munsi bacukura ibingibi, ubundi bagacukura ibi, barabirinduye, nta ntushobora no kumenya n'aho ariho, ntiwamenya n'aho bashakira. Ariko icyiza wenda twifuza ni uko twazakora ikusanyamakuru tukamenya umubare mu by'ukuri w'abantu baguye aha, ko barahari benshi tutibuka, cyangwa se nabo twibuka, ariko ku buryo udashobora kubishyira ku rutonde ngo uvuge ngo umubare n'uyu, ariko bararenga 200. Bararenga. Ubwo rero icyo twifuza wenda kuri ibyo by'ikusanyamakuru, urabona ahangaha ukuntu hameze, ushobora no kunyura ku muhanda hariya ntumenye ngo hahaguye abantu. Hari nubwo njya nca ahangaha wenda nigiriye nko hirya ahangaha, abayobozi b'ahangaha b'abasore banga bakambwira ngo ntuzirenga aho ntucaho. Babwira se ahangaha ko hariyo n'abantu banjye ko muhamumbuza kuhanyura, ko mfite n'uburenganzira bwo nkanahicara. Muhambuza uburenganzira gute? Mwabonye aya mabuye yanyu ariyo aruta abantu baguye ahangaha, katongana nabo bagapfa kunyihorera, ariko urumva rimwe na rimwe umuntu arabyihorera. Rero turifuza ko nibura ahantu bahashyira ikimenyetso ku muhanda hariya cyerekana ko ahantu haguye abantu. Abo bantu ayo mazina tukashakisha uburyo twamenya amazina y'abo bantu,
nubwo watamumenya hari n'ubwo utibuka izina ry'abantu baba barashize wenda ukavuga ngo yari umugore wa kanaka cyangwa yari mwarimu wigishaga ahangaha cyangwa se yari gutyo ariko wenda n'izina ryo utakiryibuka. Ariko ibyo ngibyo turamutse tubikoze mu by'ukuri twazamenya neza abantu baguye ahangaha umubare wabo, ariko ni benshi. Ibyo ntabwo abiri yari arimo avuga nk'iyo simo bavuga baguyemo nta wigeze ayijyamo ngo ajye kubakura. Urumva babikoraga ari ukwikiza, ari ukugira ngo ikimenyetso cyo kuvuga ngo twabakuyemo. Ariko ndabaha urugero rw'uwo muntu wacukurishaga ahangaha, bamuhaga raporo bavuga bati twabonye igihanga amagufwa y'umuntu ariko mu isima. Ati ibyo ngibyo mwabishinzwe nande, mugende mwabisibanganyije aho ngaho hari umuntu uzaza kubirebamo. Kandi koko umwobo nakweretse ari uzukureye, ntubonye aho ngaho aho bari kiriya kintu bari bashyizeho kirimo umuheha buriya naho bagera hatagera umwuka, barangiza bakajya bahuhishamo kiriya gifuka kugira ngo umwuka ugeremo. Niho muri metero bagera ku mazi hasi. Aha hantu turi ni ahantu hari ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro ya gasegereti. Na mbere ya jenoside haracukurwaga, ariko nk'uko mubizi byabaye n'umuhandi mu gihugu hose. Jenoside yakorewe abatutsi ikaba, abantu bakicwa mu buryo butandukanye bunyamaswa bashinyaguriwe. Na hano niko byagenze, hari abantu baguye mu masimu hano batabashije gukurwamo. Aba bantu rero baguye hano ni abaturukaga mu murenge wa Musenyi mu cyahoze ari Rulindo Gicaca, bakaza bajya ngo bahungire Nyiramatuntu. Hano hari bariyeri, bahagera bakaza bakahasanga ku bariyeri, cyangwa se nijoro bakabafata cyangwa se bukamukeraho hano kubera ko hari ibihuru. Babafata bakaza bakabafata, bamwe babanaga mu masimu ari bazima, abandi bakabakubita za ntampongano bakabajugunyamo. Ariko uburyo babatagamo ntabwo bamwicaga ngo bamutemo bamwishe, kubera yari amasimu maremare cyane. Barabarekaga umuntu akaba yamaramo ibyumweru 2 atakiramo, uhita ateraho ibuye, nirwo rupfu wapfuye. Abandi bantu baguye hano, abantu bamusenye bambukaga hano. Aha niho hari inzira nk'uko mubibona n'ubundi yambuka hariya mu Murago. Iyi nzira niyo banyuragamo bajya kwica abantu za Nyiramatuntu, bakagenda bakajya guhiga abantu Nyiramatuntu, Ntarama, Cyugaro. Muri uko guhiga abantu rero, uyo bagarukaga nimugoroba bazanaga iminyago irimo ibyo basahuye, ari amatungo, ari inka, ari amahene, ari amakoko. Uko bahigaga abantu, iyo bagarukaga hari abo bafataga, cyangwa se kuko babaga bagiye za Ntarama ku Rufunzo, hari abantu babaga bihishemo hano hagati. Kubera ko bagendaga ari igihiriri rero, nyiri ibyago iyo bahindukiraga baramubonaga. Iyo bamuvanaga babaga bamaze no kunanirwa, kuko bazaraga ku gicamunsi nibwo bagarukaga. Barabyukaga mu gitondo. Mwigeze mwumva Ntagengwa avuga Ntagwabira avuga ngo yavuye hano mu isimu, amaze kuvamo asubira iwabo, ariko mu nzira nta n'umwe yabonye. Uko kutabona abantu mu nzira kuva hano ukagenda ibirometero 5 nta muntu urabona mu muhanda, bose niyonka barabyukaga bakajya Nyiramatuntu bakajya kwica abantu na Ntarama na Cyugaro. Abantu bo muri uyu murenge nibo bagize uruhare runini rwo kwica abantu bari batuye hariya. Abo bagarukanaga rero barabazanaga, bagera hano n'ubundi bakabafata, bakamukubita nk'iki cya ntampongano cyangwa bakamutema, ariko bakamujugunya muri muzima. Muri ya simu bakamukubita bakamuzahaza kugira ngo ntazabashe kuvamo kandi ntazanapfe vuba. Izi simu rero mureba, twagiye tubivuga kenshi, twagiye tubisaba kenshi, turavuga ngo hano izi simu zitubikiye imibiri y'abacu. Rero hari abantu, ngira ngo abantu bagiye babivuga tubisaba, hano hantu ntihagoye gucukurwa abantu batarakurwamo, ariko iryo cukurwa ryarakomeje. Ikitubabaza rero ni uko hano hacukurwa, kandi twebwe amakuru dufite n'ubuhamya bw'abantu barokokeyemo hano bagiye bavamo ari bazima, cyangwa se bafite n'ababo baguyemo hano, bakubwira yuko abantu bavuyemo ni bakeya,
hakurikije abantu bagiye batabwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahangaha rero hacukurwa n'abantu, ngira ngo umwe muri bagenzi banjye batanze ubuhamya yavuze ati hari umuntu wacukuzaga hano wigeze kuza bagera ku muntu aravuga ati nimusibireho ntabwo ibi bikwiye kumenyekana, bamurenzaho baragenda, ariko kubera ko ari benshi umwe avamo arabivuga, uwo muntu baje kumukuramo. N'ubu rero iyo bacukura, kuko tuzi ko hano muri aya masimu harimo abantu, ntiduhamya ko batahagera, ntituhamya ko batabona iyo mibiri, ariko ntawe washyiraho urubanza ngo ntiyerekanye umuntu kuko ntabwo tujyana nabo mu masimu. Tukaba rero dusaba twifuza mu cyifuzo cyacu ari uko aha hantu icya mbere hashyirwa ikimenyetso cy'amateka nk'ahantu hamwe haguye abantu kandi noneho batanabashije gushyingurwa mu cyubahiro. Icya kabiri, bibaye byiza aba bantu ntawe wafata umuntu ngo ujye kumubwira nta mbaraga dufite zo kurwana n'abantu, ariko ku bw'inyungu z'ubumwe n'ubwiyunge n'ubutabera ku barokotse jenoside. Iyo tubona bacukura hano muri ibi birombe harimo abantu bacu tutarashyingura tutigeze tubona, n'uyu munsi hakaba guhera muri 90 ngira ngo n'umunani hano hantu haracukuwe, hakaba nta muntu n'umwe wari wahaguruke cyangwa se atubwira ati mu gihe twarimo ducukura twabonye umubiri, uwo mubiri muze tujye kuwushyingura. Kimwe n'ahandi mu gihugu hose murabizi ko kugeza na n'uyu munsi tukibona imibiri. Hano rero tukaba dusaba ubuvugizi yuko twabona izindi nyunganizi cyangwa imbaraga n'ubundi buryo bwakwirwa kugira ngo aha hantu abantu bahaguye babashe gushakishwa babe bashyingurwa mu cyubahiro. Byaba na ngombwa hakaba igihe runaka ibi birombe bihagarara, hakabanza hagashakishwa abo bantu baboneka bavanwamo, akazi kagakomeza. Ntabwo twabuza abantu gukora akazi kabatunzi, ariko iyo nimba iyo tubona bimba bakubita barenzaho baba basa nkaho bakubita ku mitima yacu. Ntabwo wabera warokokeye havuye mu isimu yahoze abivuga murabyumva, avuga ati iyo ngeze hano, iyo ngeze muri iki gihe cyo kwibuka, nibuka filime naboneye hano muri ibi birombe, nibuka ibyo nahaboneye, njye narahagenze nakasemo, ati aha hose muri aya masimu hatakiragamo abantu. Abo bantu isimu yavuyemo abantu ni iyi ngiyi gusa, izindi zose nta muntu wigeze ayivamo, kandi izo simu zicukurwamo amabuye. Tukibaza ngo abacukura amabuye ntabwo babona iyo mibiri? Nimba iboneka se baratubwira ngo tuyishyingure? Ni iki cyakorwa rero kugira ngo aba bantu bashakishwe bahabwe agaciro kabo, cyangwa se hamenyekane, kuko aba bantu bakorera hano nibo bishe aba bantu. Abari bahatuye nta bandi baturage bashya bahaje, nibo cyangwa n'abana babo. Bakakwiye kwicara hasi bakabanza bagakora agacaca, bagakora ikusanyamakuru, bakavuga ngo kuko abantu bazanwaga ku manywa, kavuga ngo haje kanaka hano, harushywe kanaka, harushywe kanaka, tukabanza tugashaka imibiri yabo bagakurwamo bagashyingurwa, hanyuma bagasigara bakora akazi kabo. Nicyo twasabaga. Murakoze cyane. Aha hantu mureba hiciwe abantu benshi b'indengakamere. Aha hantu rero mureba batugejeje aha, ngewe nkigera ahangaha nabatangiye mbabwira ko papa ariwe babanje kuhata. Nyuma yaho bahataye umukobwa wa Kimana Ruguru witwaga Mujawumukiza, yitwaga Nyiramushyushya, bahashyira umukobwa wa Rukiriza witwaga Jacqueline, bahashyira umudamu wigishaga urugero wanatwigisha witwaga Mukankima Dansira, ari umurezi warereye n'aba bose bamwiciye muri uyu mudugudu, abana benshi niho bigaga. Bahicira umugore wa Ntagengwa n'abana be, gusa umubare ntago mwibuka, ariko yari afite umuryango w'abana bagera hari nko muri 4 n'atari 3. Uwo mudamu yana mwicanye n'inda rwose yerera byo kubyara ari hafi. Bahicira ni benshi cyane, bahiciye cyane kuko hari n'abandi baturukaga za Gitarama biciye ahangaha, kuko batabura twabonaga amaranga muntu yabo niyo baturutse mu ntuza mu turere.
iyi simu rero yaha mureba ariho aho bashyize urwibutso n'amateka yaho havuye abantu benshi cyane. Ndabyibuka baje kumvana mu rugo bavuga bati ntagwabira yadufasha nk'umuntu wiciwe muri iyi simu akanarokoka, niwe uzi byinshi cyane by'ahangaha kuko batabura aba bantu baha nari mpahari. Ntabwo biba byoroshye, nazaga ndi umuntu rusoka ndwana na rusoka nkumva ndimo ndabihuza n'icyo gihe cya jenoside n'ubundi nkabona n'ubundi ndimo ndongera ndapfa bwa kabiri, kandi twarabohojwe turi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ariko bwa bwoba ntibubure kuko nari ngarutse hahandi muri yamvu. Ubwo rero aha hantu bahavanye abantu benshi cyane ku buryo mva harengaga nk'abantu nka 60. Reba kugira ngo ikinogo kimwe bagishyiremo abantu 60, ubwo ni iki ngiki, ariko n'ibindi byose byabaga byuzuye ariko batabura umunsi kundi. Hano hazaga Daihatsu ya Rushyano, umugabo w'inyamata witwaga Rushyano urawo uvukana na ba Karera na ba Karekezi, igaparika ahangaha bakazamura imibiri yose, ibice by'umuntu byose bakagenda babihuza imibare bakabara. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo barataburuye buriya abantu benshi bari mu rwibutso rwa Nyamata, ariko impungenge mfite z'uyu munsi wa none hari kuvuga uti mu cyifuzo ntabwo ariko bose babataburuye. Babanje bafata iyi kushe ya hafi, hamwe twabashaga kumenya, dore ko hano twanahanyuraga bamwe banagihirita, ntabwo bicaga ngo bahwanye, bicaga urubozo. Dore ko nigeze no n'imanza ziba za gacaca, abantu baha bari bafite systeme yo guhangana n'umwe warokotse naba ntanga nk'ubuhamya, bakaza bavuga ngo yarabeshya, ngo ntagwabira arabeshya, ngo ko twebwe twicaga abantu, abo bazutse gute, bashaka kugira ngo barokoke ya trike yo kuvuga ngo tudakatirwa muri burundu bitewe n'iyicarubozo. Ariko biranga n'ubundi bibi by'ubusa, ntaburana nanjye nk'umuntu w'umwana uhagaze mu kuri n'amaguru abiri, nkavuga nti murabona ngewe sinzi n'iby'amategeko, ngenda babwira iby'amaso yanjye yabonye n'amatwi yanjye yumvaga. Kumba haye urugero rw'isimu nge natawemo nkabereka abantu 5 nasizemo, nta n'umwe, nta murambo n'umwe urimo. Aba bantu barahinyuza hejuru y'iki ko narokotse, n'abanyamategeko nabo bagahita babyuriraho, bahagarariye abacitse ku icumu mu ndishyi z'abacitse ku icumu, mu nyungu z'abacitse ku icumu, ariko bakaba n'abahagarariye bariya bakoze jenoside. Urabizi aho harimo ihangana, ariko nagira nkubwire ngo byageze hagati kuko birabafata, ibimenyetso biraboneka, kuko nari ntibereye nk'umuntu w'ibihamya ku mugaragaro, nk'umuntu uharokotse. Nkavuga nti byonyine abo nasizemo, abo ngabo twarivuganiye, nkabaha ubuhamya bw'ibyo twavuganye, uburyo bansezeyeho nzamuka ngo nzabara urupfu dupfuye. Ibyo byose ni ubuhamya bw'amagambo yabo bivugiraga. Niba bavuga ko bicaga bagahwanya, abo ngabo kuki nabasizemo ari bazima. Ikindi isimu yahangaha abantu birirwaga barimo bahirita, barimo bavugiramo, abaha bajya kuva babanga ibyaha ngo birimo biradutera iseseme, ngo urumva ibyo bintu birimo bihiritamo bitutombamiramo, ngo mbiswa niyimurira inzira yo kugira nzajye mpora ncangaha numva ababirirwa bavugiramo. Ubwo urumva byari bimaze kubacira urubanza, banafite n'ubwoba, hari bumvaga ko ari abantu bazima bazaza kubarwanya. Aha rero n'ahandi hameze nk'aha harimo abantu benshi pe. Impungenge rero twaje kugira ni uko hari ibinogo byaje gusibwa bakabasubiramo ari bazima. Urugero nk'iyo simu navuyemo, abo bose nasizemo babatabiyemo ari bazima. Uwo mugabo wari urimo Njinja we yaje kuvuga yuko isimu nyivuyemo, niba yarazi kabwira bagira neza, niba ari bya bindi by'umuntu ubaho ubuzima bwe bumurenza akavuga ati ni ugutayanjwa, wenda nimbabwira hari izindi mpuhwe zabamo muri bo sinzi. We yarabivuze, barangije bucya bakora umuganda uyu mudugudu waha wose, bafata ibitiyo n'amasuka barasiba ba bantu 5 bose. Uyu munsi wa none aha navuga ngo ntago abacu bose bamaze gutabururwa ngo bashyingurwe mu cyubahiro, dore yuko abacukura ahangaha niyo babonye umuntu ntibaza ngo bamutangaze, baravuga ati nitumutangaza barahagarika bya biromba aho nakuraga ifaranga rigire gute rihagarare. Kuko hari benshi batangiye gucukura, harimo umugabo witwa Murekezi, ndabyibuka icyo gihe babonye umubiri w'umuntu abarimo hasi barabivuga, ariko yarangije arababwira ati nimuhigike hirya, ntimuzamure, muramenye ayo makuru muyareka. Ariko yaranze aramenyekana, burya ahantu hakoreye abantu benshi ntihabura n'umwe ugira akantu k'ubumuntu, kavuga ati ariko nubwo tushatse kuzibangatanya ibi bintu ni bibi, aka makuru barayatanze kandi uwo mubiri waje kuzamurwa ushyirwa hariya ku murenge wagiye mu rwibutso. Icyo rero nicyo turimo tubereka uyu munsi wa none aha. Iyo tubonye ziriya modoka ziza zikora za gatiripurare zirimo zikora muvoma zizamura itaka ngo barashaka itini, twebwe ntibitunezeza. Tuba tuvanga iyi saha n'ubundi baraza bagwe kuri we ya mibiri y'abacu ntibatange n'amakuru,
kandi nta gihe ubuyobozi butabaye umutima mwagiye mufasha aba bantu kugira ngo baruhure babuze ababo byo bariyakiriye ariko iyo mubashije kubona umubiri w'uwabo bakamushyingura hari ikintu biyakira kuruta kwa guhora baryama mu nzozi bavuga bati uwanjye ariko ubundi yaranapfuye ko ntigeze mbona n'umubiri we ngo mushyingure umuntu agahora avanga wenda ngo yaba yarahungiye ari iriya hanze hehe gutya ugasanga nicyo kintu umuntu ahora afite kimuremerera uyu munsi wa none aha rero ubuvugizi twasabaga nibareke gukomeza gushaka amabuye y'agaciro kurusha guha agaciro abantu bishwe muri jenoside nibadufasha ahubwo babanze barebe ibirombe byagiye bitabwa barimo basibanganya ibimenyetso babanze batwereke imibiri y'abacu ni nabwo n'ubumwe n'ubwiyunge buzanagerwaho nyabwo kuko ubu ntabwo turabugeraho 100%. ntabwo umuntu yaba arimo agukwepa uyu munsi wa none aha umuntu ngo ajye guhinga ajye kubona abona kubisa isuka ku mubiri wuwe umuntu yaracecetse kandi wamuhashyize ahari ntiyigeze atanga amakuru ngo avuga ati nyamara nyatanze nta kikosa naba nkoze ahubwo nabangaragaje ukuri k'ubwiyunge ku banyarwanda ahubwo bagakomeza ukabona barabirenga hejuru ugasanga barishakira inyungu kurusha za nzirakarengane zishwe kugira ngo nibura imibiri yacu y'abacu igaragare tubashyingure ibi birombe cyo nkubwiye cyo hari ibigitabye nk'ubwo ngiye isi mu bataye mwabo ngabo basibye narahageze na n'uyu munsi agahinda karankurura naryama nkabona mushiki wanjye ari muzima hari n'igihe murota nkabona ari Nyamata hariya ari muzima anacumbitse nkabibona ari muzima gutya ariko ababaye ibyo rero ni handi hankurura muri sanse nkamubona n'ubundi kuko ntigeze mbona ashyingurwa ntigeze mbona bamutabura ngo mubone mu nzibutso nk'uko tugeza muri iki gihe cyo kwibuka tukajya kubareba hariya mu nzibutso niyo mpamvu uyu munsi wa none aha rero nibadufashe tubanze tubone kwicara twiyakire tumenye ngo tubonye aho abacu bari tuzajya tugira igihe cyo kubibuka twumve ko hari icyo bidufashije turuhura ubwonko n'umutima kuko ibyo byose birakiranyana ugasanga muri twebwe ari mu mikorere ntidukora twishimye ntidukora dufite icyerekezo kuko tuvuga tuti uyu munsi wa none aha ndi jyenyine ndi nyakamwe ibyo byose bikagenda bisa nkaho bigutsikamira aha haguye abantu benshi cyangwa umwobo ntuwubonye aha hari uburyo bwiza bwo kutabangamirwa n'imirambo y'abatutsi bashakaga kwica niyo yabaga bamukuye Nyiramatunu nk'uko Rukundo yahoze abivuga bamuzanaga abaturukaga za Rulindo abaturukaga za Gicaca bose ikusanyirizo niri si ukuvuga ngo n'uyu mwobo bashyiraga mu mwobo ukuzura bakongera bagashyira mu wundi ukuzura bakongera bagashyira mu wundi ukuzura hariho n'umugore nigeze kuza ngeze hariya mubajije hamwe arambwira ngo nta byazi rwose ngo yararwaye ikibyimba mu maguru ntibaze se ubwo yashakaga ntamubaza ngo n'inkovu yari iri ahangaha umuntu ibintu mpera ko ndarekera ndaceceka ariko amakuru yambwiraga nyine uko bagiye babica urubozo nk'uko bamwe bagasimbukiramwo batarapfa birangira bityo abantu bashira batyo ibi birombe birimo abantu benshi batagaragaye nubwo ahangaha nuko mbese ni nk'imyobo nk'itatu cyangwa ine berekanye ariko handi hepfo iyo ngiyo hose turi hepfo hariya amaraso n'ubu hashize vuba ahangaha hari ahantu bari bariciye abantu amaraso wagira ngo ni irangi urumva n'imvura yagwa ntiyakureho urumva uwo muntu ntibagwa bamwiciraga hariya ngo baze kumwikorera bamuzanye mu mwoba bamunagaga hepfo hariya kandi iyo hepfo hariya ntabwo tugeze tuyijyamo ubwo rero ikiriho ni uko aha hantu haracyarimo abantu ariko ntabwo dushobora kumenya ngo babaherera kugira ngo namwe murabona uko bahabirindura uyu munsi bacukura ibingibi ubundi bagacukura ibi barabirinduye ntushobora no kumenya n'aho ariho ntiwamenya n'aho bashakira ariko icyiza wenda twifuza ni uko twazakora ikusanyamakuru tukamenya umubare mu by'ukuri w'abantu baguye aha kuko barahari benshi tutibuka cyangwa se n'abo twibuka ariko ku buryo udashobora kubishyira ku rutonde ngo uvuge ngo umubare n'uyu ariko bararenga 200 bararenga ubwo rero icyo twifuza wenda kuri ibyo bintu by'ikusanyamakuru urabona ahangaha ukuntu hameze ushobora no kunyura ku muhanda hariya ntumenye ngo hahaguye abantu hari n'ubwo njya nca ahangaha wenda nigiriye nko hirya ahangaha abayobozi b'ahangaha babusure banga bakambwira ngo ntuzirenga aho ntucaho babwira se ahangaha ko hariyo n'abantu banjye ko muba mumbuza kuhanyura ko mfite n'uburenganzira bwo nkanahicara
mwumbuza uburenganzira gute mwabonye aya mabuye yanyu ariyo aruta abantu baguye mwangaha katongana nabo bagapfa kunyihorera ariko urumva rimwe na rimwe umuntu arabyihorera rero turifuza ko nibura ahantu bahashyira ikimenyetso ku muhanda hariya cyerekana ko ahantu haguye abantu abo bantu ayo mazina tukashakisha uburyo twamenya amazina y'abo bantu nubwo watamumenya hari n'ubwo utibuka izina ry'abantu baba barashize wenda ukavuga ngo yari umugore wa kanaka cyangwa yari mwarimu wigishaga ahangaha cyangwa se yari gutyo ariko wenda n'izina ryo utakiryibuka ariko ibyo ngibyo turamutse tubikoze mu by'ukuri twazamenya neza abantu baguye ahangaha umubare wabo ariko ni benshi ibyo ntabwo abere yari arimo avuga nk'iyo simo bavuga baguyemo nta wigeze ayijyamo ngo ajye kubakuramo urumva babikoraga ari ukwikiza ari ukugira ngo ikimenyetso cyo kuvuga ngo twabakuyemo ariko ndabaha urugero rw'uwo muntu wacukurishaga ahangaha bamuhaga raporo bavuga bati twabonye igihanga amagufwa y'umuntu ariko mu isimo ati ibyo ngibyo mwabishinzwe nande mugende mwabisibanganyije aho ngaho hari umuntu uzaza kubirebamo kandi koko umwobo nakweretse yari uzukureye ntubonye aho ngaho aho bari kiriya kintu bari bashyizeho kirimo umuheha buriya naho bagera hatagera umwuka barangiza bakajya bahuhishamo kiriya gifuka kugira ngo umwuka ugeremo niho muri metero bagera ku mazi hasi aha hantu turi ni ahantu hari ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro ya gasegereti na mbere ya jenoside haracukurwaga ariko nk'uko mubizi byabaye n'umuhanda mu gihugu hose jenoside yakorewe abatutsi ikaba abantu bakicwa mu buryo butandukanye bunyamaswa bashinyaguriwe na hano niko byagenze hari abantu baguye mu masimu hano batabashije gukurwamo aba bantu rero bakaza bajya ngo bahungire Nyiramatuntu hano hari bariyeri bahagera bakaza bakahasanga ku mabariyeri cyangwa se nijoro bakabafata cyangwa se bukamukeraho hano kubera ko hari ibihuru babafata bakaza bakabafata bamwe babanaga mu masimu ari bazima abandi bakabakubita za nta mpungano bakabajugunyamo ariko uburyo babatagamo ntabwo bamwicaga ngo bamutemo bamwishe kubera yari amasimu maremare cyane barabarekaga umuntu akaba yamaramo ibyumweru bibiri atakiramo uhita ateraho ibuye nirwo rupfu wapfuye abandi bantu baguye hano abantu bamusenye bambukaga hano aha niho hari inzira nk'uko mubibona n'ubundi yambuka hariya mu murago iyi nzira niyo banyuragamo bajya kwica abantu za Nyiramatuntu bakagenda bakajya guhiga abantu Nyiramatuntu Ntarama Cyugaro muri uko guhiga abantu rero iyo bagarukaga nimugoroba bazanaga iminyago irimo ibyo basahuye ari amatungo ari inka ari amahene ari amakoko uko bahigaga abantu iyo bagarukaga hari abo bafataga cyangwa se kuko babaga bagiye za Ntarama ku Rufunzo hari abantu babaga bihishemo hano hagati kubera ko bagendaga ari igihiriri rero nyiri ibyago iyo bahindukiraga baramubonaga iyo bamuvanaga babaga bamaze no kunanirwa kuko bazaga ku gicamunsi nibwo bagarukaga barabyukaga mu gitondo mwigeze mwumva Ntagengwa avuga nani Ntagwabira avuga ngo yavuye hano mu isimu amaze kuvamo asubira iwabo ariko mu nzira nta n'umwe yabonye uko kutabona abantu mu nzira kuva hano ukagenda ibirometero 5 nta muntu urabona mu muhanda bose niyonka barabyukaga bakajya Nyiramatuntu bakajya kwica abantu na Ntarama na Cyugaro abantu bo muri uyu murenge nibo bagize uruhare runini rwo kwica abantu bari batuye hariya abo bagarukanaga rero barabazanaga bagera hano n'ubundi bakabafata bakamukubita nk'iki cya nta mpongano cyangwa bakamutema ariko bakamujugunya muri muzima muri ya simu bakamukubita bakamuzahaza kugira ngo ntazabashe kuvamo kandi ntazanapfe vuba izi simu rero mureba twagiye tubivuga kenshi twagiye tubisaba kenshi turavuga ngo hano izi simu zitubikiye imibiri y'abacu rero
hari abantu ngira ngo abantu bagiye babivuga tubisaba hano hantu ntihagoye gucukurwa abantu batarakurwamo, ariko iryo cukurwa ryarakomeje. Ikitubabaza rero ni uko hano hacukurwa kandi twebwe amakuru dufite n'ubuhamya bw'abantu barokokeyemo hano bagiye bavamo ari bazima cyangwa se bafite n'ababo baguyemo hano, bakubwira yuko abantu bavuyemo ni bakeya hakurikije abantu bagiye batabwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi.